bite Ni byiza. ntabwo ari byiza Kubera iki? kuko utarishyura mituweli Nari ndi hafi. kuki utinda kwishyura kandi uzi ko amasaha yageze Nyine nyabonye vuba. ugenda urabisobanurira ku kagari nibyo ndimo ugenda bayigenge nako mututi bamiga ariko uno munsi nta gicitse ntagicitse kabisa uyu munsi nta mucitse nta hari bunkura bayigenge we mwe kumubumba Mudugu, naona tena. Tuyambara ncika niwo bitesha Ninde bana kucitse mudugu urashaka kongera kugira kucitse mudugu ninza nakubu ntabwo mbura icazwa aho ngaho yego mudugu Makuru ni meza ntabwo ari meza ugiye uyobora neza cyane uyobora neza cyane bayi mudugu ngo baze aho gato kosha wanze kwishyura mituweli neza ngo wawigize n'umurasi genda turahurira ku kagari nyaruko mudugu ngiye mu kazi ihuta ariko ngenda gusanga ku kagari kanye kuzana n'aba twarihe Sijoro bimbaza birakureba. ntabwo bindeba se ubu ngubu ntabwo uzi icyo ndicyo None se wowe rero kwa mumbaza wagiye ku ntabwo musize yose umusize nyine ugenda umureba. akuje kurumva ubyuka n'umushi None se bambaza iki ngende kuvugana nawe. kanu kakana umushi warakarenze ngo ngufite ikibazo None se nyine wambaza iki ngende. nakubajije ati iswari None se cyangwa umwana. uri umwana ariko ukwiye kumenya amakuru yose Ni murebera ko kumbaza. ninjira bimbwira wacyana watanze ngubwire ndabona nakoroye ukagira None se njye urabona njye kimbaza. uburyo wanjye amafi None se izi ni pinga. abana bino bici mwabayemo none wanjye mukanshora ko Ishuka se gato. nakuzingazinga niko shapeti Ishuka. tugende ku kagari ndashaka ko None se njye iswara nakoze- kwishyura mituweli ntabwo narwana n'umwana nawe Ese mituweli ni mituweli ni iki mituweli ni ikintu bita mituweli nyine tugenda kwisobanukirwa Njye ntabwo mbizi. ntabwo ujyayo se Njye ntabwo njye. urajyayo ukunguka uca ntabwo ujyayo umutware bukoko
hafi mukirwa n'ishiza za mituweli abaturage barananiba kwezi kwa mituweli twarageze nomba bishoboka akazi abaturage baranamaye ahantu habi kugira ngo bishyure mituweli n'ikibazo abaturage bahanga ikintu cyano bakavuga ntabwo bajya bishyura mituweli numva nkajya ngo n'amagambo yo muri kare kandi urahasaza maje hagiye imyaka 5 ukavuyemo mituweli ubundi uretse wenda barandikukana n'abandi waba uzenda batarayitanga ndetse ahubwo se hari umuturanyi uzira nawe utarayitanga mwegeranye urwo ku rundi mu gushaka bato nose nawe wowe warakishera kudabaje se natishyuye mituweli n'ukuntu abana banje bahora barwara mwishyuye ryarira tiyanje nzi ko muri za tereki ziraza ukwambere zo kwambere ko mwaka washize ugenda ude muri ndatumbo kwambere ko mwaka washize unyungu yuko yamweke si byango utuje wabenye abo yesi yagize kuri mutaraki yenyereke kumbi sebwo nabana te wenda no ngena tenga kisese wena maremo wani dino mu bishi gice muri masitini wakurikiye dukishyura mituweli yose abana bakaba yanyumva ko no birimo tubone nyabana nigiye muri pause oya tujana kusagari gato twatugaruka uvuye mu kazi wanda kwishyura mituweli urimo rama raporo z'abandi nawe utarayishyura kugende ndesha ukiye akagisugizo ugiye muhanda ari tumbuje ari ndi kwitera Sharaham neza muzanya ayana kwishyura ngo murazi mubishyura ndimo mu bambere ndabakubita ndifundisha mu bambere ndishyura mu bambere iminsi yose nayago mu tusishyura mudugudu we musishyura buri munsi dura ariko ubundi uba witonde bandi mubaze ikibazo cyawe ubundi leta ni yahe bishyura mituweli ibi ni byo mama mudugu leta nagikubita je mbabwira ufite mituweli undi urayifite cyangwa no kuzwazwa bitesha ira je ko kwikubita ndagukubita abirimo nikosha nahoze kandi nkubaza umwana wanje yica hana mari kuva ryari umwana wanje yishyura mituweli nge gusa mu Rwanda nk'abana ukunde ubu ngubu none umwana wanje kwe kwivuriza kuri mituweli wowe kwivuriza ku kisi n'ukuntu mva ngubwire pe kwe twivuriza kuri Ramavuta n'undi munsi utazongera kubona umuntu wo mu muryango wanjye wamwicaje hano urumva kuko nkubwiza kuri wowe umuntu kurusha ibara akurusha n'inyenyeri urabyumva aba bose nabo kandi ureba hano ngaho uba waje kubita ntabwo wemerewe gukubita abantu urumva ntabwo mbyemerewe uri perezida se ubundi mbere yo gukubita abantu ni mudugu bishyura mituweli ni ingenzi ariko ntugakubita abantu turumvikana reka ubutaha nongera gusanga intambara hano ngaho nzakwereka ibyo nzagukorera mwese muhaguruke mwitaye nawe kandi ubwo wowe ujya ubugabanya ibyo ntabwo mbikora ubyumva urakoze rata generali akujye kubita nk'ibishyura oya mugende mwebwe imbesire dusigara ntabwo byemewe ko mumeze nk'abasaza uwaka kanya ubutuvugana niba wanze kunyumva ngiye kugenda ndagufungira mu maso urabyumva nkubwiza ukuri
bavuga mu gifaransa match affaire déjà terminé genda giye nta kundi ariko sha